Imana umugisha. Amen. Hallelujah. Amen. Amazina yanjye Kwashyitsi nitwa Pastor Rwamunyana Anastase ngiye kubana uno mwanya bashimira umushumba wanjye wambwiye ko tuzabana uno munsi mu ijambo ry'Imana. Imana imuhe umugisha mwinshi. Amen. Tuzatinze rero twasoma ahantu habiri gusa, ahandi turaza kuhavuga turi mu ijambo ry'Imana. Tujye Abalewi ibice byaho 11 turasoma 20. Abalewi ibice byaho 11 turasoma 20, umurongo wa 44, umurongo wa 45. Kuko n'Uwiteka Imana yanyu aba ari cyo gituma mwiyeza mube abera kuko nduwera, kandi ntimukiyandurishe igikururuka hasi cy'uburyo bwose gikururira cyangwa kigenda amaguru magufi, kuko n'Uwiteka wabakuye mu gihugu cya Egiputa kuba Imana yanyu aba ari cyo gituma muba abera kuko nduwera. Amen. Dusoreze Abaheburayo 12:4 n'umutwe murabizi ibyo jambo, ariko reka tubisome. Abaheburayo 12:14 gerageze uyu mwete wo kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa ko gutegejwe atazareba umwana Imana. Mwakire ijambo ry'Imana. Tuba amagambo aravuga ngo kwezwa inzira ituganisha kubona Imana. Reka subiremo: kwezwa inzira ituganisha kubona Imana. Iyo umwigisha utekereza ku iteraniro uzaba imbere, ugatekereza n'icyo iryo teraniro rikeneye. Aje gusanga rero ari abayobozi. Iri jambo turakeneye muri uno mwaka dutangiye wa 2026. Dukeneye ko ubwere bw'Imana batugaragara. Tubonye za komite z'amakorali, amakorali atandukanye, impuzabikorwa, abakristo, buri wese Imana imukeneye ko yaba werejwe muri byose. Uno mwaka dutangiye wa 2026. Nta n'umwe rero udakeneye kwezwa. Hariho igihe abantu bavuga tuzakora ibindi, ariko ibyo kwezwa ibyo nibyo bitubwiye, ariko ibyo si ibya none. Kuva kera ubwere bw'abantu bagombaga gukorera Imana kandi wese bakoze Imana bwabaga ari itegeko, bwabaga ari ngombwa, yewe bikagenda bikajya no ku bikoresho bakoreshaga nabyo byagombaga kwezwa. Gusa bya kera ijambo ry'Imana ritubwira yuko abatambyi, abami, abahanuzi bagombaga kwezwa hakoreshejwe amazi, hakoreshejwe amavuta, harakoreshejwe amaraso y'igitabo.
y'amazi yasimbuwe n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rijya rifata igihe cyo kweza umuntu mu gihe arihaye umwanya, arihaye agaciro. Ijambo ry'Imana rero iyo rikugezeho wumva ari nk'amazi meza cyane yoza umutima wawe, ukumva uraruhutse, ukumva uguwe neza, ukagenda wumva ufite isuku kandi ubugingo bw'Imana buri muri wowe. Amavuta basigaga abakozi b'Imana yasimbuye iki? Umwuka wera. Burya umuntu wabonye ntajya arwara igisi. Umwuka wera umufite ntarwara igese, aba yumva ari bizima atyaye, yumva uby'Imana nta gusubira inyuma, ukaba yumva ibintu bigenda nta gutwara. Cya gatatu cyasigaye amaraso y'igitambo. Icya gitambo Yesu yatanze umusaraba, amaraso ya Yesu wenyine. Haleluya! yasigaye amaraso y'igitambo. Ayo nayo anyobora cyane mu kutweza uko bwije n'uko bukeye. Reka Yesu tumukomere amashyi. Yesu izawe. Murashobora kwibaza ati kwezwa ni iki? Abantu bagenda babisobanura mu buryo butandukanye kandi kwezwa kugira ubusobanuro bwinshi, ariko kwezwa ni ukubaho witandukanya n'icyaha, ariko uri mu nzira igana hehe? Ku Mana. Ukagira imibereho ariko yitandukanya n'icyaha, ariko uri mu nzira igana ku Mana. Kwezwa twasomye hano Baheburayo ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Kwezwa gutangirira mu mibanire yacu n'abandi. Uko tubana n'abandi bigenda bigaragaza uburyo ki twejeje. Ntabwo dukwiye kuba abakristo mu rusengero ngo duteranire mu rusengero, ariko hari iwacu dutuye bagenda batuvuma bavuga turiya n'igica, uriya. Oya, imibanire yacu n'abantu kandi mu rusengero nabwo hari igihe umuntu agati uriya muntu utamukoreho cyangwa n'akabivugira akakanirwa n'akavuga ati ariko njye ntuzi, ati njye ntuzi, ati njye umujinya, ati kora namenye uzajya mundakaza umunsi mwandakaje uzabona. Ahandi ugasanga ni mwiza, ariko ako kantu k'umujinya kakaba karagize karabubaze. Ntidushobora rero kuba ko twejejwe duhora mu makimbirane, mu nzika no mu rwaha. Efeso n'Abefeso ibice bine umurongo wa 31-32 hagera ngo gusharira kose n'uburakari n'umujinya n'intonganya no gutukana hamwe n'ingoma bibaveho. Ariko 32 nakunda cyane ahatangira ngo mugirirane neza. Nibutse indirimbo ya Korero Baji, haraho yari bakavuga ngo mbese iyo neza bagezeho, iyo neza Yesu yatanze, iyo neza yabagezeho, iyo neza Yesu yakugezeho ntabwo uyigumana, ahubwo n'abandi barayibona. Mugirirane neza. Mugirirane imbabazi.
kukiye kumukristo sikiza yuko umuntu barafite wafa akushize ko yabakunyabiri itanu abyirukana mu mwaka wa 2023 Mugira neza cya kabiri, mugirane ababazi cya gatatu, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo Yesu. Mubabarirane umugabo n'umugore bagiye gute bababarirane. Hari umugabo umwe utabana neza n'umugore we, ariko wari umuntu wafashanya n'umugore. Umugabo yatagenda, umugore yakora ikosa, umugabo akandika. Yakongera akora ikosa, akandika akaryandika. Yakongera akora ikosa, akaryandika, agenda anyuze n'iyandiko yuzuye. Ariko umunsi umwe umugabo yakoze Imana yaje gufata urugendo, ari umugore afite dusenge, barasenga. Bageze mu nzira yaje gutega bisi arayibuka, agarutse agaruka mu rugo. Ahageze afata yagenda arasoma yaba umugore arahamagara akavuga ati ngwino, ati uyu munsi ndumva nkwiye kuryama nawe. Amusomera bya byaha bye byose, arangije kumusomera avuga ati ndumva umutima wanjye umpata kukubabarira. Aramubabarira, yagenda arayikya, umugore aramusengera. Umunsi ukurikiyeho bafata urugendo, bisi yarimo iragenda umukiza. Ibyo birangira ibyo twabimenye ari umugore utarwanya ku kiriyo, atajya wabimuga ati umugabo wanjye agiye mu ijuru, namugerageze. Ariko ku munsi wa nyuma yarambabaye kubera yuko Imana nyine yari yamuteguye ngagende, bituma n'abahinduka n'abana be ubu babanye neza, ntabwo umudamu akigerageza n'ababyara. Ubwo rero dukwiye kubabarira. Uyu mwaka wa 2026 ufite icyaha n'undi amubabarire. Uyu mwaka ntituzigaho, ntabwo tubizi, ariko icyo tuzi ni kubana cyane, kubana gushuka. Tuzabaterera, tubirahamanuka, tuzahura n'ibibazo, tuzahura n'ibyiza. Ntabwo tuzi uko Imana izabigeza, ariko bibaye byiza twakwiteguye tukababarirana, ukabohoka ku muntu ukabohoka. Abantu baterera kubera yuko abandi bantu babona banegera, akagati sinajya kwiragabo kana kari niremure atari yarihana. Mubohore wikwikorera umuntu muri uyu mwaka wa 2026. Umuntu aremera umutwaro yururutse, kandi Yesu twe gufasha kugira ngo mubohokane. Mubabarirane nk'uko Yesu agize ati nk'uko Imana yababariye muri Kristo Yesu. Uterere
ntazaye biki mwami Imana. Aha rero kwezwa bibaye ngombwa, ntabwo bigira amahitamo ngo ushobore kwezwa cyangwa ukabireka, ahubwo byanze bikunze ukwiye kwezwa, kuko nutezwa utazareba umwami Imana. Uwakijijwe agaragaza agakiza ke mu kwezwa. Ntabwo bavuga ko ukijijwe ariko ubone, kandi no mu bintu byoroshye, hariho igihe umuntu ashobora kuvuga ati nta byaha bikomeye nkora, ariko nubwo haboroshye natwo tugakwiye kutwirinda. Nigeze kubona ni muri korali twari muri batwe, nicara n'umugore wanjye nawe n'umusore, burya materaniro tujye tunifata hepfo kubyo twiyoroshye. Ndatangira aganiriza umugore w'abandi kandi akakongomani, amuganiriza nuko kandi hari gahunda dushobora kubwiriza byose. Umugabo wicaye n'ahantu hepfo ari kureba abakongomani n'abana beza, nuko dusohotse tujya hanze arambura ambwira ati amakuru ni meza. Umugore wanjye yamuganiriye iki umugore wanjye muba amuganira ikimwohereza muri repetition, ntabwo muri kuganira nawe niyo akumubona muganira wowe ntabwo ariko ukora akazamuka bamare ntabwo uzabyongera. Ni amagambo menshi nayo tuyagabanye uko nayo ntashaka. Iyo njya mu rugo nkabwira umugore wanjye neza kumugira abyare twabwo yambwiye nabi umugore we, ese umugore wanjye we yari kujyanamo nabwo wamubwira iki. Yesu ari kumwe n'abigishwa be ku musozi Matayo 5:8, arahabwira abantu bafite ibiboneye kuko aribo bazabona Imana. Icyo kwezwa aricyo rero, kwezwa no kwitandukanya n'icyaha. Kwezwa ntabwo n'ubundi, kwezwa no kwitandukanya n'icyaha, kandi buri wese yabigerageza yarabishobora. Uri kwitandukanya n'icyaha, ntabwo nongeye kwicara n'umugore, sinongeye kwicara n'abagore banjye, nashatse abahungu bagenzi banjye bajya kwicara. Uratangiye kwitandukanya n'icyaha baganiriza abagore baba kwitandukanya n'icyaha. Petero aravuga urwandiko rwa mbere n'urwandiko rwa gatatu, ahubwo nk'uko bahamagara umwe, abariko namwe mubarera mu ngeso zanyu zose, uko byanditswe ngo muzabe abera kuko nanjye ndi iki ndi uwera. Ubwo rero kwitandukanya n'icyaha. Icya kabiri ni ukubaho mu buzima bushimisha Imana, kubaho mu buzima bushimisha Imana. Naje kureba abantu bagiye bashimisha Imana, aba Mose, ba Pawulo, ndakureba ariko ndakureba nayo sanga hari icyo Imana yamuvuzeho. Imana yamwishimiye, iyo Imana itwishimiye tubibwira ko by'Imana. Ngo Satani, Imana yirumana Satani uvuye, ati uvuye muri isi no kwizera. Imana yamuvuze ati wese abonye umugabo wanjye ukuntu anyirandukira muri bigahe muri byose, bazamubonye bamwitegereje, uramureba. Imana ihamiriza yuko ari iki, yuko ari umukiranutsi. Imana izatwirata, Imana izatwirata, Imana izatwirata, Imana izatwirata. Niba uzaba ushimisha Imana
ari Imana batetesha twebwe abasengesho ku munsi wa gatatu Imana yagukiza y'umuzani ati kandi wese aramubwira ndamuhaye amata tugende mu bihe byiza jya ku munzani imari n'igucumi
imirimo y'iki y'icyubahiro, imirimo y'icyubahiro, imirimo y'icyubahiro, imirimo y'icyubahiro. Cya gatatu, impamvu kwezi kw'ingenzi no ku icyaha kidutandukanya n'Imana. Icyaha ni iki? Kidutandukanya nande? Imana. Yesaya ikabikera kwamba wa mbere n'uwa kabiri aravuga ngo dore yemwe ukuboko kwanjye ntabwo kahino kuri bugufi kuri gukora oya kandi amatwi yanjye ntabwo apfuye gananiwe kumva gahuma gukiranirwa kwa niko kwabatandukanye n'Imana n'ibyaha byabo bitera kunywa amaso ikanga no kumva ibyaha bikorera mu miyoborere cyari kibi kugana ku musozo. Reka tuvuge ukuntu twabaho twebwe cyane kwicisha bugufi no kwihana buri gihe. Niba dushaka kubaho twemewe, hari icyo tugomba gukora, ni ukwicisha bugufi no kwihana buri gihe. Umukozi w'Imana arangwa no kwicisha bugufi, umukozi w'Imana arangwa no kwihana buri gihe, no kwihana uko bukeye. Abaza kubona umwanya aza gusoma Yohana wa mbere igice cya 27 kugeza 9. Cya kabiri ni ukugenda mu ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana niba ushaka kwezwa ukwiye kurigenderamo. Cyane abasore bazasomeza muri 19 umurongo wa 9 avuga ngo umusore azaza inzira yateye azayeresha kwitondera nk'uko ijambo ryawe ryaguteye yitegeka. Icya gatatu ni ukwemera kuyoborwa n'Umwuka Wera. Nasomye mu Magalatiya 5:16 atubwiye ngo ndavuga ntimuyoborwe n'Umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Uyu mwaka wa 2026 ndabifuriza kuzayoborwa n'iki? N'Umwuka Wera. Niba uzabasha kubatsindira imirimo ya kamere, ngo kamere yawe biruka yanjye, ngo n'Umwuka nawe akora ibyo kamere yanjye, ibyo byose birahaye. Niba ushaka kugira imibereho ye, uzemeye kuyoborwa n'Umwuka Wera. Uyu mwaka wa 2026. Cya kane, kwitandukanya n'icyaha. Abaroma 13:14 avuga ngo mwambaro umwami Yesu Kristo kandi n'urwaho imibiri yanyu ngewe ibona kwikora ibintu. Kasubiremo ngahubwo mwambaro umwami Yesu Kristo kandi n'urwaho imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibifuza. Imana ifashe kandi Imana itugire neza. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana ngo mube ku mutima